bwawe, wimena ibanga. Fata ururimi rwawe. Ururimi ni ububi busaze, rwuzuye ubusabwe, rushobora gusenya, rushobora no kubaka. Haleluya. Poroje yawe igihe cyose itarimo Imana, ndagira ngo nkubwire neza yuko udashobora kugera kuri destiny. Imana ni kubitsa ibanga ukarimena, uzaba wihaye wishyize mu maboko y'umwanzi. Ntago azatuma ugera aho wagombaga kugera, kubera yuko wamenye ibanga. Gira ibanga. Umukristo utagira ibanga, abandi bajya bihana bari kumwe akagenda bivuga ngo runaka yatubwiye ko yahoze akora ibi n'ibi, ngo runaka yatubwiye ko yahoze agira gutya na gutya. Undi yazabyumva bigatuma asubira inyuma, ntabakira umukristo mwiza, ntabakira umuvugabutumwa mwiza, kubera yuko ibyo yihannye yabisanze hanze kandi yabyihaniye mu rusengero. Bakristo mugira ibanga, mufata ururimi. Bigisha mwe. Hari abajya babahamagara, hari abajya babana namwe mugiye murimo gusenga, akavuga ati wansengera, ndumva naniwe gutya na gutya, yewe no kugira ngo nduhuke, nuko ibyaha byanjye, nuko amakosa yanjye ndi mu byature nkabivuga. Wanyemera nkabikubwira uti karame, ukemera akabikubwira, ariko yarangiza yaza gusohoka hanze gatoya agasanga byamutanzeyo. Mugira ibanga. Yemwe banyamabanga b'ibigo runaka mwe, impamvu company zigiye gusubira inyuma nuko amabanga company yakoreshaga irimo gukora product zayo mwayavuze mu yandi makampani. Mugira ibanga. Yemwe bo mu miryango mwe, ibyabananiye n'ibyabananizaga, mwananiwe gukontorora no gusenga no kwirukana izo mbaraga mbi zose, none mugenda muvuga intege nke z'imiryango, babacitseho babashizeho. Senga. Senga. Mugira ibanga, mugirana ibanga n'Imana. Bakristo mugirana ibanga n'Imana. Musore girana ibanga n'Imana, ubwo uzagira imbaraga. Impamvu Samusoni yabuze imbaraga nuko yananiwe kubika ibanga. Impamvu Samusoni yakuwemo amaso nuko yananiwe kubika ibanga. Nunanirwa kubika ibanga, nunanirwa kubika ibanga Imana yakubikije, ntabwo uzagera aho wagombaga kugera. Ntabwo Samusoni yari yaravukiye kugira ngo akurwemo amaso, ahubwo yadeviye destiny ye, yadeviye, yahunze icyari kimurimo kuko yamenye ibanga. Numena ibanga bazagukuramo amaso, numena ibanga ntabwo uzagerayo. Numena ibanga mukobwa we, uzaguma aho ngaho, uzagumirwa. Uguhamagaye wese urarya inkoko nawe ugatanga ubusugi bwawe, ugatanga ibanga ryawe ukarivuga. Yewe mugabo we, ukubwiye wese uratakaza ibanga ryawe maze ukakira ibindi bitari byo. Ukeneye ibanga, ukeneye kubika ibanga. Impamvu utageze kuri destiny yawe nuko wamenye ibanga. Ni gute wagarurirwa ibanga? Dore uburyo bwo kugarurirwa ibanga watakaje, dore uburyo bwo kugarurirwa imbaraga watakaje, ni ukwegera Imana ugasenga, ikakwigisha gufata no kugenzura ururimi rwawe. Umwigisha w'ijambo, umwanditsi w'igitabo yatubwiye ngo umuntu ubasha kugenzura ururimi rwe ngabasha no gutegeka umubiri we wose, ngo nta na kimwe gishobora kumunanira, nta na kimwe gishobora kumwisoba.